Nazajya mfata umuceri nkahita nsukamo n'ibishyimbo biga nyine byose bigashyana wenda niyo byashiririza rimwe ntabwo mwajya mubirya se bura bifite apeti nako byahiye mabuje rero ugende buzima bundi ugura ubwenge buzima kandi kubera ikigoryi Nusuragira ngo mbigenze gute ko nabyo nzi koko ngafata gute neza nufata nk'ifoka Nusuragira ngo mbigenze gute ako sha iki aka ajye ushaka kunyisha koko bigenza ni ikintu myenda ikumva zi ko na mama ajya avuga ngo twavuye mu ishuri nawe ubigiramo uruhare ntabwo mbigiramo uruhare ndavuze ngo mbigiramo uruhare gute wiki ubu se n'ifomo zirafuze gute se nose ntabwo wazifura wowe uri mu nzu ukora wiki ko ntabwo nkora akazi ubwo rero ko ntakumva ubwo nyine niba urabungu mu rugo ntabwo baguhemba se urabungu buguteta bwagutesheje umutwe nyine birakureba se ibyo ngibyo birakureba ugomba gukora akazi kawe uri mu matelefone ejo bundi kuzaba wayitwaye se nanjye kukajya unyinginga ngo Rwanda ngiye ngahantu ngo wayikuramo nanjye nkajya nkura nka kuyo sawa yinjuriye sa murumvara ko nzaba ngo nagizemo none ndahera imyenda inkweto baba we imyenda se irumara koya muri mabuja we yagiye aza akabifura ayo se ntago nakoze ibikombe nka bitatu nkabanza ngafura wenda n'amakarisa abiri mbikorera icyarimwe akazi ka hano hatari koko bana banjye mugira ngo mbagenze gute hari icyo nabakorera ngo ushatse kuvuga iki icyo utadukorera gute nyine mbwira ni iki nagukorera ntacyo none nk'ubu watindijwe n'iki kujya ku ishuri wowe ntako se nabyutse numva ntabwo bindimo rwose ndahanze wumva ntabwo bikurimo yego ubu urifuza kuzaba uri gusabiriza mu bihe byawe biri imbere se mama sinzajya ejo ndetse nkirirwa hano sawa se da ubwo se ubu koko ntabwo ari njye uzabeshya ariko ibyo ngibyo ububizi ariko se gusiba umunsi umwe ni ikibazo ibyo birakureba mukobwa mwiza gusiba umunsi umwe niko sera wowe bimeze bite ngiye kujya kurera inifomu ugiye ngiye kurera inifomu nagiye kuyidodesha wagiye kudodesha inifomu ubu yaracitse ku buryo utazi kuyidodera ese ko yacitse cyane nakinnye umupira nimugoroba biratanyukamo cyane ntabwo nabishobora hano nta rushinge n'urudodo bihari ntabwo nabishobora mera ntabwo wabishobora icyo uzi ni ukurya gusa aya no kurya se subize ko nirya bikeya ariko se ubu ntibazagira ngo ni njyewe bareze bajeyi ntibazagira ngo ni njyewe bareze nabi koko nk'ubu ngubu nkawe ufite ubwenge urumva impamvu mpaye umva mu minsi iri imbere muzirushya ntabwo ari njyewe muzarushya mbabwize ukuri reba nicyo nacyo kibishene ariko ubwo nkawe ubu ni njye wakubyaye oya ubu koko mbabarira umbwize ukuri ni njye wakubyaye neza ndagutwita nkuvana mu ndanye ndakubyara naribyaye reka mbenyire nkashaka akazi kano ni atazi ko ari ugukora nka cya kimoto cya rifani cyangwa mbonyemo ingorofani ishaje kare hano birasaba ko bazashaka undi mukozi kabisa ntabwo ibi nazabivamo ariko mabuje ubu ntakiryamyera bakinyabya nkajya ku muhanda nkagura utubando nkaba nibereye kuri TikTok iyi myenda se ubu yaza kumara abigoye ariko utazanyirukana ariko rero nawe mabuje yangize nk'ipunda byuka ukorope byuka ubuze ibyombo byuka ufure siko wagira ngo ni cya kimoto cya rifani ayo baba we ndakubaza ibyo biziri kuba wambaye ni iby'iki mu rugo rwanjye ntabwo ari ibiziriko ibi ni ibintu byanjye ntabwo ari ibiziriko bagakwiye kubikorera iwawe ariko ntabwo ari mu rugo rwanjye hasi iwacu se nimba ushaka kwitegeka sibyo aba ari bwo uzambara ibyo bintu mu gihe ukiri hano ugomba kugendera mu mategeko y'urugo rwanjye
turumvikana cyangwa ntabwo twumvikana? ariko mbere hari ikintu ngemba numva neza hano wari amazi nzagende kuburyo unoteza umbwire ngo ibintu mba nambaye numba meze ngo ubu mana yanjye ariko mana kuki ari njye ugerageza bingana gutya koko? ariko mbere kafite twumvikana kuba umuntu yambara agasa neza akaba biba bitwaye ibyo byose nuko siko abadahari buretse azi ibyo byo kuva ngo ariko urumva urusiga nsubiza usanga bora kanshikira kuko nanshyikira ahubwo bava ko nabaye umuntu w'umugabo ubwo nyine agushyigikire menye ko ari nawe wakoroye gutyo kuko njye ntabwo njya ndera ibyana bimeze gutyo kandi isoni sumbwiye kaza gushyigikira se rindira azaza gushyigikira aya mere ibyo nibibeka rwose mere use nk'ibyo nibiki uba wambaye mbabarira mbwiza ukuri bikize ibyo bintu nibiki wambaye wajya ngo nibiziriko by'ihene mere n'utuntu twanje utuntu twawe se gute mu rugo rwanjye wazarindiriye se ukajya mu rwawe ibaze uzanyirukane none ushaka uzanyirukane narebe cyakora akaga karaguye kurera ibyana uri wenyine mana nk'uyu mugabo kuko yagiye ambabarira akaza kabamfasha k'ibi bintu ngiye maze no kubirambirwa ubu urifata ukambwira amagambo ameze gutyo niwo mbwiye gutyo si wowe mbwiye gutyo nyine niwo mbwiye gutyo uzavana igendere se abagira iyo bajya ariko burya baragenda nimba ubona ugeze aho kuzajya umbwira ibyo wishakira inzira ni umuhanda uzasohoka ugenda nzaje kubaheza ni wowe uhazi ndakubwiye ngo ayo masheni ntabwo nyashaka mu nzu ku itegeko ryanjye njye mvuga uceceke kandi ntabwo ngana nawe nta nubwo wambyaye narakubyaye ntabwo bigaragara kuri amuceri ushirire kuri iyi ni izina ry'Imana ntabwo yanampera Imana ifasha abagisinziriye kabisa umuceri urashira neza ukaka ngezeho nsanga isafuriya yabaye umukara ndavuze ngo kwa murokore nabasize 50 by'ibirayi ntago ndi bushyireho umukarani muhari genda ujye kubizana none aha ngaha ihute kandi nimba uzi kutarya byihorere ariko nimba uzi kurya genda ubizane rega nta n'isoni nawe kandi genda ujye kuzana amazi vuba ubu nzajya nshyiraho abantu bavoma muhari ayinya uzi ko mwibonye rega nta n'isoni turakana kunyuramo ingaho ntahaguruka kujya ku ishuri gira vuba ndavuze mujya ku ishuri ntunkore mu mutwe kandi maze gukura sha mana kubyara ibyana nk'ibi ngibi birutwa no kubijugunya niyo yayo cyane bidafite ubwenge wagira ngo ntabwo njya ku ishuri ntabwo njya ku ishuri se kuko habaye iki anazayinkubisha uri kuzaburera amasafuriya yose narayatobaguye we karyaza ego mabuja kugira ibikozi by'ibigoryo wajya ngo ntabwo byuzura nk'ubu ngubu ushiririje uri mu biki televiziyo ushiririje uri mu biki twe mbaza none se ushiririje uri mu biki ndakubaza ngo umuceri ushirira uri gukora iki mbabarira umbwize ukuri utu dukombe dutatu iyi myenda niri gufura ku buryo washiririza ibiryo bingana kuri mabuja none se iragazi rigana iraka cyane bigatuma nyine umuceri ushobora kwijijisha nyine ugahita ushirira umuceri wijijisha umva nsubiza ibyo nkubajije nakuzanye gukora iki kwanza gukora akazi kose hanyuma aka kananira ngakora nako mu buriri umva nsubiza ibyo nkubaza nakuzanye gukora iki ngo kakunanira kakunanira ni urugero natangaga ubwo nyine cyakora mana umva mwirukane nza n'undi mukozi reka mbyongereze rimwe byose jya kuri uriya muceri se ayiwe garuka hano vuba garuka hano ngwino hano erega nta soni rero ukuntu ugenda utafite ubwenge naringiye kureba ako ubona nzajya nguhemba utakoze ariko ubundi reka mabuja nyine ndakubaza nzajya nguhemba utakoze uzajya nkora none ubwo ariko nungutse igitekerezo guhazajya mfata umuceri nkahita nsukamo n'ibishyimbo nyine byose bigashyana wenda niyo byashiririra rimwe ntabwo mwajya mubirya se bura bifite apeti nako byahiye mabuja rero ubwenge buzima ubundi wowe ugira ubwenge buzima kandi nkubera ikigoryi wafata umuceri nkajya mvanga n'ibishyimbo kavange bene wanyu dore uko kimeze yesu umuntu aje hano kugira ngo uzanyice ndavuze ngo uriya muceri nsanga uhiye kandi neza ntunzaneho imikino none si ibi mbega akazi ushobora no kwicura fura vuba cyangwa ngo mbare gatatu nsanga uriya muceri umeze neza
iyo nza kumenya ko mabuja ari nyabingi cyangwa ari umuzimu simba naje gukora no muri rugo. Wavuga ngo ni umuntu ufite ubugome bungana gutya. Uvuze ngo iki? Oya nze nkwereke none aha ngaha. Karangwa. Soni. Nari ndimo kuvugana na Karangwa. Mbego mu mabuja we ni igini, ni umuzimukazi. Shaka waye n'undi mukozi narangira kano kazi. Ubona naje kugakora. Yaza hava abana n'ubumuga. Amaguru baravunaguye, umutwe barahindukije. Ego mu mabuja. Hako ashobora kuba nawe yarize ibintu bya karate ko nabonaga azamura ibintu. Ni Jackie Chan oya nako ni Cynthia Kane. Ntawundi mukozi na ariko reka mubwize ukuri. Nanjye ngiye kumuhima. Uramucira no bwashiririye. Ngiye kuwufata nkurye n'ibishirira u Rwanda bikokora. None ndeye kataza kuza kubwirirwa. Hako bakaryase twaragowe. Bitisha. Sawa boss. Wabaye iki ko ndabatose? Oya ntago ndimo ndareka. None ndavuga nti ubwo imvura iguye. Reka ndiye kuntu ndeka nkutujije kandi nkaturi. Imvura yaguye ryari? Karibu sana. Ndushyize mu nzu. Ureka n'imvura yaguye. Hane fo mu baturanyi yaririmbirago y'amahindu ku buryo urebye nabi yanagupfu. Ahubwo ntashobora no guteza isuri. Karibu mu nzu. Boss araje. Boss yaza nkamubwira ko ari mabujo ngize gutya. Ari guhita avuga ati so umugore mfite n'umuzimu da ariko nyine urumva. Bari baganira buriya boss nyine naho abana nananiwe. Ariko njya nyuza mujye no kumviriza nyine. Ariko se no urugo rurimo abazimu. Asisheri nawe ntabwo ubundebye. Mba nanuye nawe akazi nkora nawe urabizi mba ninaniriwe mbi. Kazi kamajirwa nawe urabizi ukuntu kagorana. Giye rero wamwe nawe simba nagwa iposho ubundi. Bintu ushaka ni biki ubundi. Iposho se niyo yandongoye. Oya mbabarira abantu. Gose ndananiwe byatara sinzi kabisa. Ako none umenye uvuye mu kazi bakuroze si gusa. Ngerekana nigendere. Bira kazi karakomeye bose. Reka nigendere. Reka nigendere kabisa. Papa mbega urugo neza ajya ngo ni nyabingi umukozi ibyana papa wabyo yewe ninge washatse abandi barabeshye kigabo kirangana cyo ajya ngo nago cyakize ko umuntu agikumbuye Bura nukishinga ibintu bya Mary One. Yamaze abatugira inama mana. Mary One arashaje. Mary arashaje by'umweka. Ibyo nabyo kuvuga ngo arashaje. Mary ashaka gusaza. Nukishinga Mary One. Mary amaje gusaza ibyo yari by'ubire. Nukabidage mana. Utarize n'akazi ko mu rugo basigaye bagaho umuntu wize. Abantu bose bizi ko ubona akazi kandi abakiri bose ntago ari kubizi. Nese ndabyumva yego niba ushobora no kwiga ukarangiza akabura n'akazi sibyo? None ariko wowe wicaranye ishuri ryawe. Oya nuka. Waringe. Nuka. Ako nukabe nk'abakecuru wana. Kugambwira wenda nk'ikintu cyatuma wenda ntabyizera ngo mvuge ko Mera ashaje. Wizera ibikize? Ese aratugaburira tukarya tugahaga tugahiha tugakora. Yatubyaye se? Nyine aratubyaye turabyumva nyine nose twebwe tuzamuha umusaruro. Ndi nk'ubu nk'iki nk'ubu bakabashyiramo nk'ubu ngo niruka muri ambara ari kambara ako nukabidajya ibi bintu ariko nukabidajya oya have no kira ibyo bintu uri gukina oya dayorere ibyo bintu byihore bise ni ibicyo bajyaho ni imyururu y'ikuzimu zuko ubukina we ibyo bintu ahubwo kare kuramenye ahubwo mfite n'akantu kanjyana aho aho se ambirite mandebe wallahi nizina nawe witwaje se urumva ngewe wari wambona nk'itabi se oya ako nukabidajya yo nk'abantu muba muziranye akasa nakaye umeze utasha akaga petit frère yako ni rero n'itabi ryaramwishe ndakakiri naka ahubwo se nambirite wageraze unishyirireho manza kare kuramenya wewe nkoreza ariko se ngukoreza ibiki se ndagukoreza ibiki mvimande ako mvimande fata cyangwa uje numva imbere sabene wa fata shiraho vuba ariko garafure nawe ushaka kuzanyisha cyana bene waje gucana wa muginga we kiravuba
nizi murazimana nayo nizi Rebera murazimana wallahi nayo gira vuba ubundi nk'iki wakivanye Nisura gira ngo mbigenze gute ko nabyo nzi koko ngafata gufata neza gira vuba. fata neza nufata nk'ifoka Nisura gira ngo mbigenze gute ako sha iki aka ajye ushaka kunyisha koko bigeza kaya dukura umwotsi ibintu bamunyambika yifashe nyine mufashe mufashe nanjye mufashe fata kandi fata ubanza swingi nareba neza ariko mane iki kimeze nabi Imana hari umuyaga wa danje iki kire ni danje hari umuyaga gira gute Mana umugongo reba ruguru reba oya buretse rero tukongere buretse gira vuba birasharire bwasharire mere nk'umubirizo ndagasa akose kirashiraho gira vuba kamufashe ubona ngiye ibi bintu ntabizi neza ibintu mbereyemo garafure ureba ariko se kuba wibagiwe ko zanakiraho ibiri ariko ibintu mbereyemo ni urakuburaho se garafure mbabarira rwose ibyo bintu utanibeshye utanibeshye eguka nyine mvaho nyine mva imbere nyine n'ubu nawe koko ibintu by'abakecuru by'ababyeyi umva nyine ngo cyabakecuru ngo nyine ngo mumere ngatanaraburiza hano waje kwenda cyane ni kwishura mwana jya witamo ibintu by'ababyeyi ntukabigenze mwana ujye witamo erega byatwica tukiri abana afite imyaka 18 reba ibintu urimo urajyamo uzandera idangi wagiye ubu se njye kwitamo ngiye mbaye ari cyo ndusha koga petit koko shyiraho wana shyiraho nk'ibi basi shyiraho bese bayifata gute shyiraho basi shyiraho kubonye kurura ongera ongeraho rimwe wala ongera niho wana yego manje ngutiza ni shene wambare ngiye wana shene wambare wana ongera ushireho bita byanisha mukomeye kiza muyeho nazerte umeze neza ko mbona muri kumutabite oya ntago ari itabi zingizi bazitwa singi ni swingi zingizi kugira ngo tureke umuntu muri gasi kugira tureke umuntu turiga muyeho muranzi wowe uranzi wowe ibininde se petit frère ibininde kora mu buyobozi ntabwo nzi uranzi ndakuzi wowe ntabwo nzi wapi ni umuyobozi wo muri quartier mwana umuyobozi wicaye hasi umuyobozi wikize uyu ni umutekano umva rero ukuntu bimeze umutekano muri kubyumva ndumva mwamenye yuko ndi umuyobozi ariko mfite amakuru yuko hano hari abana bananiranye batiga kandi mwamaze kubyumva ko ndi umuyobozi ngo nyine barahari ko ntabwo twebwe gwe kumwotse nawe ruhande uyu ni uwande uyu ni umucuti w'uyu nguyu abananiranye n'abana ntabwo twebwe abatiga nawe uriga ndiga mfite amakuru yuko rero mutiga ikibazo gihari ni iki ubwo bari nyine batiga bakora ari twebwe ni bande batiga batagira ubwenge bivuze ngo rero kubera ko mwanze kumbwiza ukuri ndashaka ko mumbwira niba iwanyu bahari abahari bagiye bagiye mu kazi ubwo rero kugira ngo mfunge abana ngomba gufunga ababyeyi babo ababyeyi bakoze ikizi murahitamo yuko mfunga mwebwe cyangwa mfunga ababyeyi banyu kuri biology ababyeyi ko bakoze ikizi amafaranga leta irayatanga yo kwiga leta ifite amafaranga itanga umunyeshuri akiga udafite ubushobozi muri kumva ikindi wabuze amakayi cyangwa amakaramu ikintu cyose gisaba uko byagenda kose leta irabyishyura utariye se hari umuntu uri mu Rwanda utarya ku ishuri barateka ahubwo bigaragare ko wowe utigeze ugera no mu ishuri bigaragare ko wananiranye ku ishuri barateka umwana akarya agahaga bikanasigara ubwo rero kugira ngo bigende neza aka kanya ngiye kubafata mwese murava ku kagari mu bisobanuro ntabwo twanze kuvuga ababyeyi banyu se nabo babujije kwiga rwose muyeho tubabare ntabwo bizongera mu rugo se abo bo mu rugo banyu muyeho tubabare rwose pe none se uyu munsi ntabwo mwari kwiga
urabizi se mwe barabizi rwose ni ngewe ariko mbabarira kugira ngo ubwire mama wawe yanyica pe mu gitondo ajya kwishura ndajya kwishura mu gitondo wari wabujijwe n'iki ndajya kwishura pe wari wabujijwe n'uburara ariko ngo mama wanjye mubwire ko mwitari mu gitondo ajya kwishura mbabarira pe kandi mbona ngiye mbabarira ntabwo ngiye ndajya kwishura mu gitondo urajyayo ndajya kwishura pe muyo n'ukuri ngiye wowe se kuki utagiye kwiga umunsi nuko nagiye kudodesha rwose namugomeshe njya mugomeshe ntabwo muzi uyu mushiti wanjye uyu ni mushiti wanjye ntabwo mushiti wanjye ariga se njyewe ndiji uriga iwacu ni igikondo hano ni igikondo kwande sawa ubwo ni ukuvuga ngo uyu mugabo uyu nguyu ndamujyanye amakuru neza namara kuyama amakuru yarayama neza uburyo yaba ari aho ngaho muyobo tubabarire rwose ntabwo bizongera muyobo ni ukuri rwose umutekano ni ukuri pe warangije kwiga umutekano ni ukuri nararangije warangije mu wa kangahe wa gatandatu uzi gusoma neza ibintu byose urabizi rutampure hanyuma se ubu ukora iki ubu ngubu ndi umuzunguzayi ni mwebwe ahubwo mumaze iminsi mufata abantu mubambura ibyabo nabwo ndi umukomisiyoneri urumva ko nta na gahunda ufite bivuze ngo mwebwe rero ejo nindamuka ngarutsa ejo nzaza ariko isaha ni muyizi ningaruka nkagusanga nzagutwara urumva ejo sinzagusanga uyu mugabo wenda mushaka wenda gushaka nturi umuzunguzayi se sikuvuze ariko ibyo bintu ndabikubwiye mwese muzajyayo ngiye mwitaye kushimita muzajyaho ku buryo ningaruka aha ngaha nzasanga mwagiye rwose petit frere ngenda mujyana tujya ku ishuri bazajya kwiga baracyari abana bazajya umva rero mbanze mbabwire uko byagenda kose iminsi 2 ikurikirana nkagera aha ngaha cyangwa nkohereza abantu bo kuntekera yuko mwagiye nkasanga ntimwagiyeyo mwebwe ubwanyu ngomba kubifungira nababura nkafunga ababyeyi banyu muri kubyumva kandi ikibazo mugomba kugira mugomba kukibwira ababyeyi banyu bakagikemura siko biri sawa sawa no munsi ntago nkora dimanche ubu ni umunsi wo kuruhuka nyine umuntu akaba yabereye kurika ako TikTok aba ariho utuntu no munsi nayo nyine nkaruhuka nkumva ko meze neza igihe umuntu aba yahereye akora kuva kwa mbere koropa oza ibyombo ufura kuri botike kwa murokore buri kanyato ntangereka nduhuka urumva ariko ubundi karitesi ubundi ko nta n'ibyana bifatika wenda ku buryo umuntu yanakinyabya akajyana na bomora nyine kwa kundi ariko ntakereka nduhuka nyine mbe ndi ku kazi ki n'inyonga nyine gake gake abana nabo baba barimo barakina imipira ubwo niba abana b'abaturanyi mwagiye mujya kuri stade basha nakazi nkora ngwiki habuja akazi nawe uraye washyize ukuguru kukundi uri kuri chat ngwiki ubu si imyenda wayifuze yose ni ngombwa kuyifura n'ubundi ko wabaye ikibazo kutakiga ngwiki ndetse kumva mbone utakiga imyenda se ni iki no myenda uri kumva zi yuko na mama ajya avuga ngo twavuye mu ishuri nawe ubigiramo uruhare ntabwo mbigiramo uruhare da ndavuze ngo uruhare gute gwiki ubu se n'ifomo zirafuze gute se nose ntabwo wazifura wowe uri mu nzu ukora iki gwiki ko ntabwo nkora akazi ubwo rero ko ntakumva ubwo nyine niba uri abahungu mu rugo ntabwo baguhemba se niba uri abahungu buguteta baba bwagutesheje umutwe nyine birakureba se ibyo ngibyo birakureba ugomba gukora akazi kawe uri mu matelefoni ejo bundi kuzaba wayitwaye se nanjye ukajya unyinginga ngo ndange ngahantu ngo wayikuramo nanjye nkajya nkura nka kuyora sawaye nteye se urumva ko nzaba ngo nagize nte jubura kunyitwaraho neza iki nugenda bakakubamagura ngo bagira bate ndavuze ngo imyenda ugasama uzaba uri murambwira ngo ndange ngo samasi zabaye twakorera swap zabaye intera nanjye ngese nanjye ngucunza uranga ariko magambo ndavuze ngo furiya myenda nanjye ngucunza uranga ariko nayigukubita ndavuze ngo fata iyo nifomo nenge kwambara mu kanya ifure telefone ndayiguha ari uko umajije gufuriya myenda nta sani reka nyifure basi iyi myenda ntabwo waza ukaba unyegereye nkajya mfura nawe ukunyuguza ndavuze ngo ayifura nkwegera ibiki se ibyo ukora tuba turi kumwe
nose ntago naza n'ibindi tukabikorera mu buriri wenda amaje gufura ku bwumvikane. gira vuba numara kuyifura uhita unayitera ipasi. Nyunyuguze kweki yifura uhita uyitera ipasi ngiye muri dushe mve nsanga byose wabisoje. urajya kwiga mu kanya mu minota 30. minota 30 subwo imyenda yaba yumye. gira vuba se kwameze. Reka nzane rego wari kuri telefone. Wanije kuri telefone nkabanza ngarakana. Urayibona ari uko umaze gufura. Shara urugo n'urw'abazimu gusa n'umwana amabuja nawe nakazi mu kazi nako nawe nakazi mu kakana. Ibi naza ivamo uko amafaranga mpembwa bazajya bongeraho nayo inkoni bankubita. Ntabyo nanjye mfura none. Woni ntuhamagaye? Woninde? Umva telefone bayijyanye. Reka nzi. Yaba yifungiranye mu nzu. Nkuba wifungiranye ubura kubyuka ngo uzikore akazi kakuzanye ubure. Bundi nkawe ubona nta kibazo ufite. Oya nta kintu nanihengetseho gato. Wari kwihengeka se nibyo byakuzanye? Seko kazi. Nibyo byakuzanye hano? Kazi ko mba nakarangije. Yego ye niba ukarangije se bibuza kuryama. Sebo akazi wagakoze kare ntabwo wakiyenge ko kaburuhuka. Biki? Cyangwa waruje ngo wenda tunihengekane. Indahengekana nawe. Nta wamenye n'ibyo ari byo. Ubona udafite ikibazo cyo mu bwonko. Imboga se bajya bavuga ngo zibona abana ariko no munsi zazibonye abantu bakuru. Mabuja ko ntazi niyo yaho bagiriye se. Ngo yagize ate? Mabuja ngo yaragiye ngo yagize ate? Nako yagiye mu kazi. Ntanesoni. None se ngwino tuba turi kumwe mu cyumba. Ahubwo nibagiye telefone yawe. None se uhita ubanguka tuba twihengekanye mu cyumba. Telefone inanashaje mpembwe nazagukomera ukagurira. Uhita ubanguka. Yewe sha ntabwo nakuyamye. Hako nkaho ubwo ngubwo. Mvura hano tuvuganye ngo iki? Suba kakanya wisugaruka wowe ntabwo ubona erega Nese uyisufunga ufunze. Maze icyumweru ntaryama. Kuki? Ngumaze ngo icyumweru utaryama. Hanyuma ariko akanakumira. Waruvuye hano nkubwiye ngo twashaka ukuntu tuba tubigenza nyine tukaganira mu buri turi kuri chat nyine duchatting. Ngubu ngize kubura telefone yanjye. Ngize no kubwirirwa. Telefone urayibuze? Ngize no kubwirirwa ngurarengura ryane. Bayitwariye. Ra telefone uziko nanjye numvaga nari kuzayiba wenda nashaka simpembwe. Anyamferade. Bareba mbese. Umva rero reka mbwize ukuri wimbwira nabi ndavuze ngo ngenda njya hehe? Uranyirukana se wacu. Tumuka. Tubona mu noneho usigaye uri na nyiruru. Tumuka. Zamu ngwino kuri nongegera akazi hano umukobwa igenda. Tumuka vano se genda. Haso noro ubundi ntakwihore buri. Reze magara hejuru. Tuka teka gira guto. None cyakuzanye muri urugo ni igiki? Iyo mabuja atari hano nta gaciro ubufite. Uri kumva? Uravuze? Iyo mabuja atari hano ubumeze nk'ikintu cy'igikarito cy'ikiyota meloni nacyo umuntu burya. None. Ngo uravuze ngo nguye ngo mama dahari ngo mba n'iki? Nyine ibijya kukubwira ubundi iyo mabuja adahari nta kintu buri zero muri no. Ubundi kankubaza uri umukozi hano. Uri iki ushinzwe iki hano? Ubu ngubu nyine ndi umukozi ariko ubu nawe urumbuwe twese turi gukoreshanya. None se ubu singiye se urumbu. Ninjye nawe uhembwa ninde? Okay. Ariko akanakumira. Umva ndavuze ngo tumuka uzagaruka naruko mabuja yaje. Sawa none n'umushahara wahembwa gukuno kwezi. Ninjye nawe. Washyushye amaso wayaturumbuye. Umushahara uzagaruka muri runo rugo ruko mabuja yaje. Ubu ngubu nanjye ndi boss muri kano kanya. Uri kumva? Ubu ngiye kuryama
ntembagare njye ntera karito imwe nzamura indi nigaragure mu bitanda bya boss na mabuja nta muntu uhagaze hejuru rukumva zongera ugarukana uzagaruka muno rugo ariko mabuja yaje ko gasa nk'agasurira ariko sinakubwira ngo usohoke kugenda wakinyene bite sha kusohoka kuvuga nawe bite muteka yagenze gutana ahangaha ko mbona ufite akavuyo habaye iki mwari muje ye nari ngo nta mukobwa mabuja babanesheje umutwe nari imisemo kumwirukana kazagaruka azanye na mabuja kamwirukane wabo uzi ko ufite imbaraga none se uzi ikintu kinzanya oya ikintu kinzanya rero nkeneye ba nyir'urugo karibu nkeneye ba nyir'urugo ntabwo ninjira mu nzu ntabwo ninjira mu nzu nkeneye ba nyir'urugo ndashaka kubajyana kwitaba mu biro akasobanura ikibazo basigaye bashinzwe ibishingwe se cyangwa oya hari ikibazo gihari ikibazo cy'abana babo banze kwiga nka kiriya gikobwa cye n'ubu ntabwo giheruka kwiga kivuga no rero ndabashaka barahari cyangwa ntibahari mabuja aragiye agiye safari da hanyuma sobuja nako databuja se ko ufite ubwoba humura nta kibazo ntabwo njyana se ntabwo nkujyana ahubwo nsobanurira aho mituweli narayishyuye nibyo nkubajije sobuja ari he byandi byo kwivuza sobuja databuja umva rero ukuntu umva gatoya nibaramuka bageza ndabona ntaba hari byanze bikunze kuko bahari ntabwo baba uri kwigira gutyo sibyo nibaza ubabwire ko bakeneye nkubwira nabi ngira ngo wenda nanjye uratunkubita amapingu nyine nta kibazo gihari nta kibazo na kimwe gihari ndashaka ko ababyeyi babo nibaza babo bana ndashaka ko basobanura yuko bakeneye ku kagari kugira ngo basobanure ikibazo cy'abana babo bataye ishuri ndakubabariye humura ahubwo wowe uze kuntumikira urumva ndagutumikira ngo urababwira ngo iki ndababwira ko ari wa mukarani genda umukarani se ndi umukarani oya wakonjotse sha ufite ubwoba bito byawe ndababwira ko ari umutekano wari waje kubareba barebera iki bivuge byose kugira ngo bazaze batware ibishingwe ngo bazaze batware ibishingwe bitabe ku kagari basobanura ikibazo cy'abana babo bataye ishuri abana babo bataye ishuri nabyo rirabatase cyangwa wenda bazasubira nta kibazo baze ku kagari gusa turabasobanura uko bimeze ninsanga utabibabwiye ubwo urabyumva ikibazo uzahura nacyo nusanga utabibabwiye utabivuze wowe humura ariko humura bamuzima ntigira ikibazo kabisa humura bamuzima ndahita mbabwira ubabwire yego murakoze cyane sawa none se ubundi umuntu wize aba afite ubwoba bungana gutyo narize ndangiza kaminuza nyine muri garidiyene ahangaho hakora iki ni karyasi nyine mba ndi kuryasinga ubwo mu cyongereza karyasi icyo nshaka rero untumikire untumikire gahunda zanjye zigende neza kugira ngo nawe gahunda zawe zigende neza yego murakoze cyane bitabaye uko nguko urumva nawe ko wagira ikibazo yego fasha ababyeyi bahangaha nkabafunga ntabwo ejo wabona aho ukora sibyo ukabafunga wowe untumikire ukifunga untumikire yenda gutumikira nanzi ko nangiye ko mu bitamo ipingu sawa humura nta kibazo sawa kagiye guhita njyana ku kagara kanjyana intambike umusatsi mutuka njyana ngo ni cya cyana cya mabuja ndarokotse